abakurikiye Yawe TV uyu munsi twagiye Rwamagana gutabara umuvandimwe Yannick witabye Imana ku munsi w'ejo. Uyu munsi turi kumwe n'umuyobozi wa Youth Alive, turagira ngo nawe twamusanze Rwamagana, turagira ngo dusobanurire Yannick kugira ngo Youth Alive ifate icyemezo cyo kumufasha. Urabanza utwibwire bakwitande. Murakoze cyane, banyita Umulisa Williams ariko benshi bazi ku izina rya Isi. Ndi fondateur cyangwa se founder wa Youth Alive Organization. Murakoze. Tugusanze Rwamagana, twagira ngo tukubaze, twumvishije mu majwi menshi bavuga Youth Alive ko yafashije Yannick. Twagira ngo mudusobanurire ubundi Yannick mwamumenye gute? Yannick yari umuvandimwe yabaga muri Youth Alive Organization, ariko Yannick ubwa mbere tumumenya yari afite kiriya kibazo cy'impyiko arwara. Turi mu bantu batangije campaign yo kumufasha, cyangwa se bagiye babibwiriza abantu ko hari umwana w'umusore ufite ikibazo cy'impyiko. Dutangiza campaign yiwe tugira ngo abantu bamufashe, kuko kugira ngo avurwe hari hakeneye amafaranga menshi cyane birenze ubushobozi afite. So nka Youth Alive turahaguruka turavuga tugiye gukora campaign abantu bamufashe yabavuye mu ngero zitandukanye. So nuko Yannick twamumenye, ayo mafaranga turayabona icyo gihe. Hanyuma mbere yuko ajya kwivuza mu Buhinde yaje kuvuga ati abantu bamfashije nanjye ndashaka kujya muri organization, nuko Yannick yagiye muri Youth Alive. Icyo ni igitekerezo cyiza cyo gufasha Yannick. Nagira ngo mubazi, bavuze ko mwatanze amafaranga menshi. Ayo mafaranga mwadushirira ibanga ry'amafaranga mwaba mwaratanze nka Youth Alive, ese cyangwa mwaba mufite abaterankunga babateye inkunga kugira ngo ayo mafaranga yose mubashe kuyabona? Wenda ku mafaranga yo twafashe Yannick ntabwo ari ngombwa kuyatangaza, ariko ntabwo ari make, kuko urumva amafaranga yavuye mu Banyarwanda batandukanye bavuye mu bice bitandukanye cyangwa se mu ntara zitandukanye, ntabwo aba ari amafaranga make. Byonyine Youth Alive turi abantu bagera muri 200, bavuga amafaranga yavuye mu bantu 200, n'abandi twakugiye dukora campaign bari hanze ya organization nabo bagiye bamufasha. Hanyuma ku baterankunga bo ntabwo navuga ngo ni company runaka, ahubwo baterankunga twagize hariya n'Abanyarwanda muri rusange. Ubu aka kanya twaje hano i Rwamagana gushyingura Yannick. Twabonye muri kumwe n'imbaga y'urubyiruko rwinshi. None mu buzima mwabanyemo na Yannick, ni irihe somo mwakura ku buzima bwa Yannick ku buryo n'undi wese usigaye wagira icyo umushishikariza kugira ngo nawe inzira Yannick yari yaratangiye kugira ngo nawe bazayikomereze? Ni igiki wababwira nk'abantu mwabanye na Yannick kandi muzi ubuzima bwe bwa hafi? Ni igiki wababwira? Yannick ni byinshi umuntu yamwigiraho cyane, ariko icyo navuga twenda twamwigiyeho cyangwa se nka Youth Alive twamwigiyeho cyane ni uko yakundaga kuvuga ngo nakira akamera neza, izo mpyiko zikamera neza. Nuko yari afite gahunda yo kugaruka nawe nk'umunyarwanda cyangwa se nk'urubyiruko, nawe agafasha nk'uko nawe bamufashije. Niyo ntego yari afite, yari azi ko nasohoka cyangwa se nakira azaza nawe agafasha abandi. Ubu mfite ikibazo cy'amatsiko, ese uwo muryango wegamiye kuri leta cyangwa se n'umuryango wigenga? Ese kugira ngo twinshi bavuga ngo esi niwe fondateur w'uwo muryango, uwo muryango ni ikibazo cy'amatsiko mfite nicyo nari nkubajije. Uwo muryango wegamiye kuri leta? Hari ibikorwa bya leta bajya babasaba gukora nabyo mukabikora usibye ibingibi by'ubufasha? Youth Alive Organization ni umuryango utegamiye kuri leta, ariko of course dukurikiza gahunda za leta kuko ni urubyiruko, kandi leta ikeneye urubyiruko cyane, kimwe n'uko n'urubyiruko rukenera leta cyane. So ibikorwa byinshi dukora ibikorwa byo gufasha by'urukundo, abana bo ku muhanda, abarwayi, ariko n'ibikorwa bya leta turabikora cyane, harimo imiganda, harimo ibikorwa byinshi bya leta, kuko however much tegamiye kuri leta, ariko u Rwanda ni urwacu, ibikorwa nabyo turabikora. Nk'abanyarwanda bakurikiye Yawe TV, ese kwinjira mu muryango wa Youth Alive, ubu abantu bakurikiye Yawe TV ubu aka kanya bashobora kuvuga ati uwo muryango ukora ibikorwa byiza, kandi koko amaso araduha n'ibikorwa byanyu birivugira, n'ababyeyi babashimiye ba Yannick nk'umunyarwanda cyangwa umunyarwandakazi. Ese uwo ari we wese
ni ibiki bimusaba kugira ngo yinjire muri Youth for Life? Ese mugendera ku myaka cyangwa se ni igiki mugenderaho kugira ngo umuntu abe yabasha kwinjira muri Youth for Life? ngo kugira ngo ubashe kwinjira muri Youth for Life ntabwo ari ibintu bigoye cyane. First of all ugomba kuba wujuje imyaka 18 y'amavuko, ufite n'irangamuntu cyangwa se igisimbura irangamuntu aribyo passport cyangwa se ikindi kintu cyose cyasimbura irangamuntu. And then hari form tuvuga ugasinya, ariko icyo navuga cyane cyane ni umutima ufasha. Umutima ufasha. Ese turagushimiye, gira ikintu ubwira ku bantu b'i Rwamagana, kuko Yannick yari umunyarwamagana kandi Yannick yari umunyarwanda. Abanyarwanda benshi baramumenye, abanyarwanda benshi baramufashije. Ubutumwa bwawe nk'umuyobozi wa Youth for Life wageze ku banyarwanda, ku muryango wa Yannick ndetse no muri rusange ku muntu wari wese waba warafashije Yannick ni ubuhe? Ikintu cya mbere nabwira abanyarwanda, barakoze cyane kuko Yannick arwaye buri muntu wese, ko njye nabibonye nabonaga buri muntu wese yisangamo ari kumufasha, haba abakoze groupe, haba n'abandi bantu batandukanye. Ndashimira abanyarwanda cyane muri rusange, ndetse ndashimira n'abahanzi b'abanyarwanda, abahanzi n'abahanzikazi harimo ba Young Grace, ba Jack B, ba MC Tino, abahanzi benshi batandukanye ndabyuka bagiye bakora amakonseri yo kumufasha. Harimo ba Bertrand bagiye bakora ibitaramo bitandukanye, ntabwo nabura kubashimira cyane. Nababwira ngo mwarakoze, nubwo wenda bitarangiye neza ariko Imana nyine izabamera umugisha. Kandi ikindi, u Rwanda rubuze umusore ubona wari ushoboye. Icyo nababwira cyo nyine bihangane kandi bakomere. Murakoze abakurikiye Yawe TV, murumva ubutumwa ese buriya matugejejeho. Tubasaba nimba atari ibintu bigoye ku bayobozi, natwe turi hano, natwe twifuza kuba mu muryango wanyu. Abakurikiye Yawe TV turashimira cyane cyane Youth for Life, turashimira umuryango wamufashije kugira ngo abantu bose bamenye uburwayi bwa Yannick. Turashimira Aline Gahongayire, nawe yabigizemo uruhare cyane, itangazamakuru ryabigizemo uruhare babifashijwemo n'uyu muryango. Turashimira Decat, turashimira abantu bose muri rusange babashije kuba inyuma ya Yannick kuva atangiye kurwara kujya yajya mu Buhinde no kuva uyu munsi yatuvuyemo kuri uyu munsi. Icyo twabwira umuryango we, tubifurije kwihangana kandi abanyarwanda twese muri rusange tubari inyuma. Tubashishikariza kandi gukora subscribe kuri Yawe TV kugira ngo ujye ukurikirana ibiganiro byose, amakuru mashya, icyo ari cyo cyose kigezweho. Imana ibahe umugisha.